Iyi radio mwumva ni radio Inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio Inkingi ndabasuhuje, turi ku cyumweru tariki 29 z'ukwezi kwa 9 mu 2019. Hano muri studio za radio Inkingi rero muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Kuri aya manywa rero ndagira ngo ngaruke ku kiganiro Tharcisse Semana yashyize kuri murandasi, ngira ngo yagishyizeho mu rukerera uyu munsi, kuko ndabona kuri murandasi bavuga ko kimaze amasaha 9. Icyo kiganiro gifite inyito ivuga iti Victoire Ingabire na FDU-Inkingi mu mfuruka z'indaya za politiki. Nkuko rero icyo kiganiro akunda kucyita ko ari ukuri cyangwa se ubyumvute, nanjye rero ndagira ngo mvuge uko mbyumva kuri iki kiganiro, cyane cyane kumwe mu batumirwa be ajya kurangiza asa naho yavuze ko ubwo ndekereje kugira ngo ngire icyo mbivugaho. Ndagira icyo mbivugaho kuko uwo mutumirwa rero nta wundi ni Nkuriza Amiel Nkuliza, n'umunyamakuru tumenyereye. Arangiza rero iki kiganiro agira ati ubwo ndabizi Musabyimana azabicisha kuri ya radio y'Inkingi avuga ati wowe ubivuze nkanduri iki, ibyo nibyo yarabyanditse mu nyanya, afite inshingano, afite uburenganzira bwe, nanjye mfite ubwo byo gutekereza icyo turi muri demokarasi. Niyo mpamvu najya nterana nawe amagambo ko twese turi muri demokarasi, tuvuga ibyo dutekereza twese. Arakoze Nkuriza na Tharcisse Semana, nkuko bemera koko buri muntu wese agomba kuvuga igitekerezo cye, kandi niko bigomba kugenda kuko bombi ni abanyamakuru b'umwuga bafite ubunararibonye buhagije. Maze rero ngewe ariko nakoreka mbanze bashimire kuko ikiganiro cyabo ni cyiza, kirimo impaka, kirimo koko icyo umuntu atekereza, ariko niyo mpamvu navuze ntereka nanjye mbunganire kuko nkuko babyemeye buri muntu wese agomba kuvuga icyo atekereza. Icya mbere ntekereza nuko iriya nyito Tharcisse Semana yafashe akavuga ngo Victoire Ingabire na FDU-Inkingi mu mfuruka z'indaya za politike, ndagira ngo ngire icyo mvugaho kuko nge ntabwo byandiye ahantu, kuko uko mu kiganiro Didas Gasana yavuze indaye, ndumva Tharcisse Semana asa naho yashatse kugira ngo abari byashyira imbere, wenda hari aze kubona abantu benshi basoma ibintu bye, ariko kugira ngo umuntu abe mu mfuruka z'indaya, ni ukuvuga ko dufashe indaya tukagira nk'inzu, kugira ngo ube mu mfuruka y'inzu nuko uba iyo nzu wayinjiyemo. Ari Victoire Ingabire ari FDU-Inkingi, ntabwo twinjiye muri FPR, ntabwo rero dushobora kuba mu mfuruka y'indaya, kuko indaya uko Gasana Didas yayivuze ni mumwumve, urumva ntaho bihuriye n'inyito y'ikiganiro. Abo bakabarebe bajyeka nziza, badani munyuza, ba demwaye, abo ngabo nge mbita indaya za politiki. Indaya za politiki rero ni bari abantu bose bafasha Kagame gukora amabi, naho rero bahuriye na FDU cyangwa na Victoire Ingabire ku buryo bagomba kuba mu mfuruka zabo. Ngira ngo iriya nyito nkuko babivuze mu kiganiro, nkuko kira kiganiro kibyemeza, umuntu arabona isa n'itandukira cyangwa se irimo ikintu kimeze nk'amakabya nkuru. Reka noneho twinjire mu kiganiro, nibutse abatwumva ko iki kiganiro Tharcisse Semana yagitumiyemo Didas Gasana, agitumiramo na Amiel Nkuliza, agitumiramo ndetse n'undi witwa Kazigaba. Ndagerageza kwibanda ku bintu Amiel Nkuliza yavuze ndetse n'ibyo Tharcisse Semana yavuze. Reka rero mpere kuri Amiel Nkuliza, haraho yatangiye avuga ati Tharcisse Semana ati wigeze kwandika ko Ingabire rwose agiye kumarisha abantu, jewe ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbitezuka. N'ubu niho gihagaze. Iki kibazo Nkuriza yibaza, ngira ngo Victoire Ingabire yaragishubije ubundi ubwo twaganiraga. Abantu hanze hano bamwe baravuga batari ko Victoire ko abantu bagiye kumushiraho bakurikije nyine bari abahabarugira baciye imitwe, ya Mungu w'Inyagatare, warugiye Nyagatare wabuze, ya Mungu ku Gisenyi nawe wagiye bakamutsa bayirimine, mbese barimo barakora urutonde abantu nyine uzi ko ahantu hari abantu haburunturuntu, bakavuga bati Victoire mwa abantu mwe ko abantu bamushizeho yarekeye aho, ahari bakavuga batureke urekere politike. Sinzi wowe ibyo bihuha niba byarakugezeho. Ariko abo bantu barareba muri FDU. Ndagira ngo nibutse gato mu minsi yashize umwari Diane Rwigara yandikiye Perezida wa Repubulika ashyiraho liste y'abantu barenze 40 babacika cumu bishwe, avuga ati se nyakubahwa kuba mwaraducijije abatwicaga urubozo badushakaga kutumaraho
bibaha uburenganzira bwo kugira ngo natwe mutwice. None se abo ngabo nabo muri FDI, abanyarwanda bicwa ntabwo ari abo muri FDI gusa. Abanyarwanda bicwa ntabwo bicwa kubera ko Ingabire Victoire akora politiki muri uru Rwanda. Ndagira ngo nibutse abantu urugamba turiho ni urwo guharanira ko umunyarwanda wese agira ijambo akarwanya akarengane. Urwo rugamba rero rufite ishingiro. Ninde munyarwanda wambwira ko yifuza ko dukomeza kugira igihugu umuntu ajya ku kazi ntatahe bakaza bakamutera ibyuma aho ari ku kazi nk'uko byagendekeye Syldio? Ninde munyarwanda wifuza ko mwise neza uriya mucungagereza Diane Rwigara yavugaga, nanjye nari muzi, ko yakwigira mu kiruhuko bakamuca umutwe? Ninde wakwifuza ko umunyarwanda ajya ku kazi? Hari umwana w'umusore uheretse kubura hano, wakoraga hano muri convention, avuye ku kazi amanuka igiwe arabura n'uyu munsi ntawe uzi aho ari. Ubwo se ninde munyarwanda wumva ko tugomba gukomeza gutura mu gihugu nk'icyo ngicyo? Ninde munyarwanda utifuza ko ibyo bintu bihagarara mu gihugu cyacu? Abo bantu rero kugira ngo barebe kuri Ingabire nibavuge bati ese abakora ibyo byaha ni bandi? None se barumva kuba Ingabire nzamurijwe nkavuga nubwo bugome n'ubwo butindi ku mutima bugomba guhagarara, ubwo bwicanyi bugomba guhagarara. Tugomba gutura mu Rwanda twubahana, duhana amahoro, tuharanira guteza imbere igihugu cyacu aho kujya kwicana. Abo bantu barumva ari nge bagomba gushyira mu majwi ngo ninge bica abantu kuki badaterura? Niba ari abagabo, niba ari n'abagore b'intwari, niba haguruke bavuge bati ubwicanyi turaburambiwe, niba haguruke barwanya ubwicanyi, aho guhaguruka bavuga ngo Ingabire aramarisha abantu. Ntabwo ari nje ubica. Niba haguruke nge ndimo ndavuga ngo ubwicanyi buhagarare, niba haguruke bantize umurindi turwanye ubwicanyi mu gihugu cyacu. Natangiye mvuga ko nshima iki kiganiro kubera ko gituma koko abantu bavuga icyo batekereza. Niyo mpamvu nka uyu Kazigaba nawe wari uri muri iki kiganiro ntabwo yemeranya na Nkuliza kuri biri avuga ko Victoire Ingabire ngo agiye kumarisha abantu. FPR yateye muri 1990 ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kandi itera yica. Ingabire ntiyarahari kugeza mu 1994. Ingabire yagarutse hari mu 2010 ndakeka. Ubaze abanyarwanda FPR yari imaze kwica mbere y'2010 nibo benshi barutabo yica ubu ngubu. Si impamya ko niyo Ingabire yaba atari mu Rwanda FPR itakwica bari abantu. FPR nabicaye. Nkuliza rero ati Victoire Ingabire nave mu magambo, mbese atangira kore nkuko twakoraga 92 mu biri amashyaka menshi. Politiki y'amagambo nishobora kwirukana buriya butegetsi. Twebwe twari mu gihugu mbere y'inkotanyi zifata ubutegetsi, twakoze uko dushoboye kugira ngo twirukane ubutegetsi bwa Habyarimana ku mugaragaro. Ibyo ntabwo ari ukwirata cyangwa no kwiyemera, kuko abantu benshi baratuzi dufunga amabariyeri n'iki. Ubutegetsi bwa Habyarimana twari tuburambiwe, twarabikoze. Hari ababizi ntabwo bazabihakana cyangwa ngo bangishe impaka. Nongera mbwira Nkuliza ko ibintu byakozwe muri 92 biri avuga byo gufunga imihanda, gupfumura amapine ya za bisi, gutwika amamodoka, kugenda bakarimbura ishyamba nuko ryatewe n'umuganda ngo n'ibyaha Habyarimana, bagafata ababurugumestre bakabakubita imbere y'abaturage ndetse bakabambura imfunguzo za commune, abantu bakirwa baterana ibyuma mu gihe hariya urubyiruko baruteranya rukarwana. Muremeranya nanjye ko ibyo atari biga umuntu yakwiratana muri iki gihe tugeze mu 2019. Muri iki kiganiro kandi Amiel Nkuliza yakomeje gusubiramo inshuro nyinshi ko adakora politiki, ariko ubwo adakora politiki nimwumve namwe ibintu yemeza. Yewe mfite ukuntu mfata P5 n'ishyaka rya FDU-Inkingi. Ntabwo nemera ko FDU-Inkingi iri muri P5. Ntabwo njya mbyemera doko nuko mbyumva ni ibintu biri aho ngaho donka abantu bakavuga ngo ni nk'abantu bahura bakavuga ngo reka ariko ngo buriya ngo duhuje buriya ntitwakora ikintu kitanariho. Ni ukuvuga ngo Ingabire nawe niyo mubajije ngo ese ngo RNC arayizi abica ku ruhande ntabivugana. Tuko RNC ni umutwe daheru ubazwa mu mitwe y'iterabwoba. Ingabire avuga ko abo bantu atabazi. Noneho hakaza noneho ikindi cyitwa P5 ikaza noneho ikaza muri FDU-Inkingi, hakaza muri n'andi mashyaka twadushaka twagiraga mbere
yo muri 91 n'iki utwo natwo ngo niba rwitwa ngo iki hari za PDP manzi hari amahoro kongresi hari n'abayobozi b'iki byose urumva. nyamara iki kibazo nacyo Victoire Ingabire yakigarutseho yaravuze ko P5 ari amashyaka ashyize hamwe avuga ko P5 ari coalition atari fusion no kuvuga ko amashyaka atanu agize P5 buri shyaka rikomeza kubishyaka uko rimeze ariko bakagira porogaramu bahuriyeho akaba ariyo basinye hamwe. Iyo porogaramu irimo ibyerekeranye n'ububanyi n'amahanga ikabamo n'ibyerekeranye itumanaho. Ntaho rero nge nigeze numva rwose Victoire Ingabire yihakana RNC ngira ngo niba Nkuriza hari amajwi afite cyangwa ikindi kimenyetso yakitugaragariza akakigaragariza n'abadukurikira bose bumva radio Inkingi cyangwa se bakurikirana bira biganiro bya Tharcisse Semana. Hari n'ikindi kinakomozaho gisa no gufobya ngira ngo iyo ngeso ireze mwumvise nyine aho Kagame avuga ati two tuntu none undi nawe ngo two dushyaka ibintu byo gufobya ngira ngo ntabwo byari bikwiriye umunyamakuru w'umwuga nkuko namye mbashima mwago ishyaka irigomba kubahwa uko ryaba rimeze kose ngira ngo kuryita ngo dushyaka harimo ibintu byo gufobya bitari ngombwa. Hanyuma rero icyo kintu cyo kuvuga ko RNC ngo ari terabwoba ngira ngo ni indirimbo ya Kigali Nkuriza arimo asubiramo mu kanya ndabigarukaho kuko nabonye nabyo basa naho bashaka kubishumangira. Nkomeje rero mu kiganiro navuga ko nabwira Semana ko nawe harimo ibintu byinshi yemeje nta gihamya bifiti nk'ibi ngibi. Uzareba abantu bose barimo gupfa bose n'abahutu bose n'abahutu. Ibyo bintu bisobanura gute André Kazigaba? Abagenda abantu abahutu ubuse ejo uriya uyu mungu sagenti bicaye muri gereza n'umuhutu. Oya ari mu ishyaka rya FDU-Inkingi? Ntago ari mu ishyaka rya FDU. Abo ndimo kuvuga nawo muri FDU-Inkingi kugeza ubu ngubu abo muri FDU-Inkingi batabariza n'abahutu. Tujye tubivuga mu mazina yabyo. None se koko uriya Semana aremeza ko bari abantu bose bapfuye arabahutu abihereye he? Semana kandi nge numva ajya kure birenze n'ubusesenguzo usanga ahubwo harimo n'ibintu bisa na hari gusesereza. Avuga ko FDU ngo abazaza bazajya bayigeranya na Parmehutu. Yego mu gifaransa baravuga ngo comparaison n'est pas raison ariko buriya Semana yavuga biriya bintu ku muntu wumva neza wumva harimo kandi ibintu byo gusesereza byo kuvuga ko FDU yanye n'abahutu. Mbese nkeka ko wagira ngo arimo arakuza ya discours ejo bundi Victoire Ingabire mu mezi ashize agiye Kibungo bagashaka kubatsindayo. Uzi ko hariho Victoire Ingabire yavuze ati ngomba kurega uriya gitifu rwose watugiriye urugomo noneho bakazana ikintu kimeze nka bakazana ibintu by'amajwi aho ngo Victoire Ingabire umuntu yavugaga ngo Victoire Ingabire ngo yatubwiraga ngo tujye dushaka ngo abantu ngo babarwana shyaka babahutu gusa ngo bashaka ngo kuvuga ngo ishyaka rya Victoire Ingabire ngo ni ry'abahutu. Ngira ngo Semana ntabwo ashobora kugwa muri uwo mutego nizere ko atari byo yaragambiriye. Ibyo ntago bifite ingaruka no kuvuga implication politique sociale bakazavuga bati Ingabire yari umuntu tuvuge tutakiriho n'iki kiganiro wenda abana bazadukomoka n'abazadukomokaho bashobora kuzabyumva bakavuga bati Ingabire burya yari umuntu uharanira ni Parmehutu yari yaravutse abantu bagiye banapfa ndetse muri icyo gihe nabo mu bwoko bw'abahutu gusa ati ishyaka rye ni ry'abahutu gusa batabona ibyo bitambo by'abatutsi n'abandi ntago ibyo bintu bifite ingaruka mu kazaza k'abanyarwanda mu kazaza ka societe nyarwanda. Semana ikintu ashaka gushumangira cy'ubuhutu akabufatanya na FDU ndumva ari ikintu gikomeye cyane ngomba kongera kugarukaho kuko wenda nzanakora n'ikiganiro kirekire. FDU-Inkingi ngewe mba hano mu Bubiligi hari abarwanashyaka ba FDU-Inkingi benshi ariko harimo abahutu harimo abatutsi abatwaye inda nibo ntazi ngira ngo ariko no mu Rwanda ni kimwe mu Rwanda abarwanashyaka ba FDU-Inkingi bose ntabwo biyerekana bariya kuko bicwa
naba bahagarariye abandi kandi nkuko Kazigaba yabivuze nkuriya muhungu Syldio yapfuye azi ko batwagira Imana bapfuye azi ko bari abahungu bo ku Gisenyi babishe azi kuri w'ikibungo yapfuye Kazigaba rero haraho nkunda umugabo nta cyamaye rwose haraho yasesengo yaravuga ati umuntu icyo yemera agomba kugihagararaho n'amaguru abiri byaba ngombwa akagipfira abo bahungu b'abasore rero iyo babona bene wabo bicwa baravuga bati turahagarara ku ijambo n'ejo bundi niyo tuzapfa bazavuga bati twapfiriye twahagaze ku ijambo ryacu twahagaraye ku bintu twemera twabaye ibitambo bya demokarasi naho rero bihuriye n'ubuhutu Victoire Ingabire ngira ngo mu Rwanda mubona mu muganda bari kumwe n'abahutu n'abatutsi abarimo abarwana shyaka be nuko batajya bavuga ejo bundi namubonye yagiye gusura umudugudu bari bubatse nabi utowemo n'abahutu n'abatutsi namubonye mu bitaro asura abarwayi n'abarwaza harimo abahutu n'abatutsi harimo abayoboke be nukuvuga rero ko FDU ntabwo ari ishyaka ry'abahutu nkuko Tharcisse Semana ashaka gusa naho abyemeza ndagira ngo rwose ngira ngo yagombye no gusaba imbabazi kuko ni ibintu bikomeye cyane atagombye kuvuga rwose reka ngaruke kuri kiriya kibazo cy'iterabwoba aho Tharcisse Semana asa naho nawe yemera ko kuko disikuru ya Kigali ivuga ko RNC bayirega iterabwoba yagihase uriya munyamakuru Didas Gasana ku buryo ugera ukibaza igisubizo yashakaga icyo ari cyo none se nkawe usesengura ibya politike Gasana Didas no mu mategeko ndetse niba mu mategeko agenga n'amashyaka amashyaka ishyaka rikorana n'abandi batabyemera kandi barega ndetse n'iterabwoba bisobanura gute nkawe wagiriye iyihe nama abo bantu bakorana n'abantu baregwa nk'ibyo bibazo kandi badashobora kwemera ku mugaragaro ko bafite abo bantu nyine n'abandi bemera yuko ati turabafite ariko dukorana n'abo bantu nubwo mu barega iterabwoba yamuhase icyo kibazo biratinda none Victoire Ingabire we na FDU-Inkingi bemera ko bakorana na RNC kandi iterabwoba akomeze kuriya cyangwa se bihinduke iby'iterabwoba byo numva ko iby'iterabwoba abantu bita RNC ngo ni terrorist organization siko mbyemera kubera kurabona icyo ni ikindi ikibazo cyanjye Gasana Didas ibyo Gasana Didas avuga ndemeranya nawe kuko RNC ntabwo ari ishyaka umuntu yageranya ko ari ishyaka ry'iterabwoba kuko iterabwoba ni ikintu barega buri muntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire akigera mu Rwanda nawe wamurize iterabwoba ubu ngubu RNC nayo bayire guterabwoba n'undi wese uzaze ejo ubundi atavuga rumwe n'ubutegetsi bazamurega iterabwoba ngira ngo mu kugira ngo amurikire abamukurikira Tharcisse Semana yagombye kuba yarashyizemo akantu kameze nko kuvuga ati ibyo Kigali ivuga simbyemera ariko ndagira ngo mbibaze numva icyo abantu babitekerezaho naho ubundi wagira ngo nawe aravuga ikintu yemera maze rero nkuko twahoze tubivuga iki kiganiro nagishimye kirimo impaka nziza kandi ndende nkuko mwabibonye nkuko rero Nkuliza yabyifuje nanjye nashyizeho agakeregeshwa kanjye iyo mba mu kiganiro ibyo nari kuvuga n'ibingibi abari badukurikiye mwese rero murakoze mwari kumwe na Musabyimana Gaspard ngaho mwirirwe ubwo naho ubutaha